nushaka kumwibona ugapfa we ngenda nigende. Mifupa abedi turahakubereye tugusetsa tuguha ibigisha ukaruhuka mu mutwe maze amahoro agasesekara mu buzima abedi na mifupa. Bimeze bite sister? Neza cyane. Komba mbona mwicaye ahangaha wajya mwabuze icyumuko. Yo mwicaye ahangaha nta kintu muri gukora mwumva nta kibazo mufite. Karabuze. Akazi karabuze. Ubu wambwira ukuntu akazi kabuze? None katarabuze so uvuye gukora akayi kazo. Mujya mureba. Ubu ngubu ngewe ndi muri document z'ukuntu nazaza nabari abana bakajya nabo bigira ahangaha iwacu. None mwebwe muricare nta no gushaka byibuze ibintu najya ibintu mwamukora ntabwo bari byo. Ahubwo ndagira ngo nababaze. Kubera iki mba mbona mwirwa mwicangaha reba nk'iki ahantu. Gisubira kureba. Ntabwo umugabo. Isaho wazanye umugore. Wose umugore uri kuvuga wowe twaramubonye. Uri guhindeza ngo ko mutazanye abagabo wose wazanye abagore bangaye hano. Hari no mutwe twabona. Shaho ni mukandebereho. Ngiye nshobora no kugira imyaka 40 ntarazana umugore bitewe no kuntu abahungu bakunda kugira imyaka yabo. Umugabo niwe wiha. Ngiye shatse nashaka afite imyaka 80. Nta tegeko rimana ariko se wowe uzicara mu rugo ni ivu rije rikuzuraho. Urabona ari inde mugabo uzaza kugutora waramereye imvi mu rugo. Ko sari tegeko riduhana. Twe dushatse afite imyaka 80 ntitwashaka. Itegeko rirahari. Ni iryo tegeko se ribana. Jewe nunsazira imbere ntabwo nzabyemera. Uzareke kungabura niba ndi wawe. Si byadagamba ndi kurya se. Ikibazo rero. Wowe utavuye hano gusanga umugore. Ikibazo. Ni mu gitoranya byibuze ngo murebe n'abafite amasura meza. Ariko bafite amasura meza barababonye. Mwebwe ngo muragenda mukishakira umuntu ngo wapakiye kuri konte ntimushake cyambere ni faranga shaho tuza cyambere n'amafaranga. Shaho amafaranga arubaka. Harubaka nyine. Bagiye mugabanya. Aro amafaranga niyo yubaka ubwo sawa udafite amafaranga kubaka ushingiye kuri. Hanyi. Ubu ngubu amaze kwibera amasera nta kibazo afite. Urebe iki kiba gihagaze ahangaha n'iki ngiki. Mushatse mwashaka nyamaze shaka. Igese barabizi ubwo se gushaka bazabona ababashaka banze kwirirwa bakora ngo baragaramye ngo abahungu bazabatunga. None se reka yego disi we wowe imanzera tugushime ubu turi kugushima erega uyu yarize shaho yararangije ntabwo ameze nkamwe nk'ibica karafu ubu kwirirwa muhagaze ku muhanda mwambaye za deshire zaki nibyo mwumva hajye ubundi tuve mu magambo menshi mwarambwiye ngo mufite abahungu babaterete abo bahungu mwabahamagara bakaza ahangaha byibuze tukareba abo bahungu abari hoya musaza wa ubu ngubu se bose si birara nkabo hari umukwe muzima twarahari nubwo ari udusungura ariko dufite inote cyambere n'amafaranga niyo yameze nk'ihene cyambere nuko bafite amafaranga ngatangara yuko mwazo n'abakwe bazima tarayo erega udafite amafaranga ese burya mwibera masera imana ikazabahemba ibyo byo gushaka masera we masera tuza rero tuza ko mwanze kwiga ndiyigira mbabwira uzakomeza ni muzabe mu buzima bubi ko twifuza kandi niba kwanduza sida tubashize singibyo sibyo tubabwira nibyo bashyize hehe reba nk'akaba kari kwishinga agakaba kari kwishinga kandi gafite imyaka 15 imyaka 15 yo kujya mu burara bagiye mureka kuko tukubana cyangwa se kiruhamagara ahubwo nyeneye ko mujya kunyereka abo basore kuko muramutse muzanye abasore ahangaha papatazi yabereka ndagenda mbahitiramo ndeba abo basore uko bameze ndebe niba bana kwakwanyiriza fresh noneho nje nabageza ku babyeyi babemere namwe ko mushyingirwa erega kubona mugara byanga nje naye ni ikirara nuko nawe uri ikirara Yesu we bega ariko ratanibyo bafite n'inote ushatse twagubuza nabo batogwa inote hakintu erega mase kubona nuko ibintu bimeze gucya bigaramye imbere yawe uri musaza wacu yego rata byo bihanga barumva bimbaga imana bese batumva masera yarasaze turakumenyereye ngo ndi mansera ngo nawankora nasoni sawa nyine tuzi ese burya amafaranga ni iki amafaranga se niyazakubagira wowe udafite amafaranga nyine bombo twere gutinda muri byinshi reka tugende tujye kureba abo bahungu ndarebe neza ko bafite gahunda erega wasanga bana babeshye abahungu bw'iki gihe ntabwo wasanga kaguhurutura kakakujyana mu rugo ukajya ujya inkoni ya buri mu gitondo na buri mugoroba wagira ngo ni igikoma
Tudatinze reka tujyeyo. Reka tujye kubareba. tugende ubundi se yamutanga yambaye Udusumba reka bonne chance mugende sha Vate kwereka nyina abo bantu. Banguka tugende. muza nabo bako ngaho akirahamagara izo mbeshu zanyu tujye kureba ko zaje ajya mbuzi nako abasore ntabwo ari imbeshu munyihanganire mwana Muruta amafaranga ngo nimbe. Twa nagukora mu matwi y'umusaza wanjye. munyihanganire rwose Yo muzite sheri. Nende kugira ngo duhure ngo presente kuri musaza wacu. Sana ari nyine duhurira hahandi. Okay ngasa. Araje kirafone. itonde gushaka kumbwira ngo tugende uyu ngwate hamagara nawe hasanga nawe ufite mezute dute uze duhurire hahandi muzangera gukeneye Bahisemo guhamagara Nahamagaye imana ngo umusaza wawe batumyeho mana. ndakubona ariko je Nawe se bagutumye. ubwo rero naho uratereta Umva. ariko wacyana ubanza ugira Haha. tugenda ku kamanzi ni kuri twangu warunwe noneho ndetse twimanukira gusa wowe warunwe wazana urashaka Turashize none. kuba ngo tugiye gura na musaza umva hagiye gushya Ni ukuri harashye. ugwe nk'umuntu w'umusitari nyine ariko kuri hano warunwe ndakwemera wakira none se warunwe ahubwo wowe ntabwo waba ufite utuntu tw'udusengisa ko nta kintu ndiho nkaza nyine kubemeza nyine kabisa ko bazi ko ndi umuntu Ese nyine si ikibazo mana. Izo ngizo ziraboneka. reka tumanukire noneho tubanza tubatemo n'ibintu by'ibi tubanza tubatemo ikintu warunwe yo Nikora sabusikara ibe na like kisha ubundi tuhatwike my friends Turashize none. ase utangiye kunkubitira sheri musaza wawe cyakoze musaza Turashize none. ni wowe mbonye wazanye umugabo mwiza ye baba we wowe ni wagendeye ku mafaranga noneho wagendeye mu kuba gifite isura imeze none se bro nako brother w'abasheri wacu ko niko utangiye guteza ibintu by'amagambo hano ni uzanywe no gukubitwa gukubita nako aho egera umugabo wawe kubona urimo wawe none se uyu niwe musaza wawe ko niko natangiye kudutimbagura ni gutya asanzwe ameze Shani we ariko sinzi ukuntu byagenze gaje kuba testinga sinzi ibintu bashakira ariko ntago ariko asanzwe ameze. aya sheri nuko Mae nkibaye ikigoryi none wala ndakibaje kibuye ngo. none se brother nyine ngo niki muduhamagarisha umva shaho rero kambabwira musaza wanjye mushiki wanjye uzashobora kujya utera pompe mu buriri akwicayeho yewe mushiki wanjye uremera kuzajya umuterura mu gihe atwite muterura ibyo se kubona atagiye gukunanira nuko naje urukundo atatwara naje nariye akose sha ukakagabo niko wambwiraga nose nago umuruzi se wa no mujana ariko imifupa twumvikane musore kubera imifupa ari miremire ndikumva inabombora umukobwa wanjye uzamushoboresha mushiki wanjye arahenze ntunyumvira gusa ndikubona turimo turatinda reka tugire ku cyatuzanye nshaka kumenya ngeze mu gihe cyo kuba ikizamini urabyiteguye ka Ndabyiteguye. mama ufite ubwoba wagira ngo ugiye imitagarasoye ngiye kuko tugiye gutangira ikizamini umuntu akubita ibipfusi 50 mu mugongo atarataka nako ni munda ko ndi kubona wenda nayihuye Jesus undi akubita ibipfusi 50 mu nda
mu kibati cy'inda atarataka niwe uracyura umukobwa niwe nzajya kwereka mama akamuha umukobwa we. Hera kuri kano kagabo. Gera hino sha. Hayo nako. No. Ndiri mala imagine kuzaba. Ntacyo mbaye. Tangiye kurujyanye n'imbwa. Niko turi gutata. Bo uwa mbere aragitsinze. Vayo sha hajya niwe nkubise. Wewe ndi kubona uzamutsindira. Vayo. Washatse neza yuko nabikubwiye kuva kare. Kagabo kawe ntago wagatwariye ubufaranga ndi kubona gafite imbaraga. Ese nanjye mugiye kunkubita. Tega uko wanyereye Njyewe ndabishoboye. Waretse ko ngiye bishoboye. menye mbishoboye akona bisha. Ngenda bishoboye no kubita ibyo mu nda gaha. Twumvikane. Tugashyukwa. Is okay. Gabanya black hano. Tangiye gusura cyo gahambira. Tega ukubita ibyo mu nda nyene imva. Yesu umwami mana we. God have mercy upon us. Nunja kumwibona gapfa we. Ngenda nigenda. Nuza nakagabo kameza kuri. Nose urana. Urabona wari umugabo wazana. Akantu kameza kuri azakumarira umude azaza. Turashize none. Singibyo. Sibyo tubabwira. Izi ndumwe inzoga kubera iki waziretse. Kakubaye yampaye.